reka tukwifurize ibihe byiza wowe uteze amatwi Bizaza TV Rwanda, tuguhe ikaze kandi tukwishimire ku byo waba ukora byose, ibyo waba unyuramo byose. Icyo twifuriza ni amahoro, ishya ndetse n'umutekano. Umunsi ku munsi itangazamakuru rirakura, communication nayo zo zigakura, ibitangazamakuru bivuga ndetse n'ibyandika nabyo bikazamuka. U Rwanda ni igihugu mbese cyiza cyane kandi n'urw'imisozi igihumbi, rugizwe n'imisozi itandukanye ndetse n'ibibaya. Niyo mpamvu n'iterambere umunsi ku munsi rigenda ryongera, kandi n'abamukerarugendo baza basura igihugu cy'u Rwanda. Nubyumva uzajya umenya ko icya mbere ari amakuru, kandi amakuru agezweho niyo atanga ubuzima bw'isi, agatanga ubuzima bw'igihugu ndetse n'ubw'akarere. Aho utuye mu midugudu, mu mirenge n'utugari, umenya amakuru biragufasha kumenya uko abandi batera imbere, nawe ugatera imbere muri rusange. Nubyumva, nitwa Eric Nshimimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda, muri kumwe ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, udutega amatwi umunota ku munota, isegonda ku isegonda, maze wumve Bizaza TV Rwanda. Uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30 twose, iburasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na karere k'iburasirazuba, Rwanda, Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya, Nairobi, n'abari Sudani, mwese abari Central Africa, West Africa, South Africa, namwe mutumva muri Iburayi, mbifurije ibihe byiza no kubaha ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Numara kubyumva, wumve ko iterambere ryose rigendana n'itangazamakuru, yaba televiziyo, itangazamakuru kuri radio ndetse n'iryandika ubwo ku binyamakuru bitandukanye. Nubyumva kandi uzajye wumva ko ayo makuru atambutswa n'abanyamakuru batandukanye. Ni inkuru yasohotse uyu munsi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025, yandikwa n'umunyamakuru Olivier Ntanturo ku kinyamakuru Bwiza.com. Gifite umutwe ushimishije uvuga ko umunyamakuru Sam Karenzi yafunguye radio. Aya mafoto ntiyigeze uyabona, nubyumva yarebe kandi unezerwe. Umunyamakuru Sam Karenzi yafunguye radio ye nshya yitwa SKFM ku mugaragaro kuri wa tariki ya 10 Gashyantare mwaka 2025, mu muhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye, abanyamakuru ndetse n'abandi bafatanya bikorwa baje kwifatanya n'uyu rwiyemezamirimo waje akaza azanye impinduka mu bikorwa bitandukanye ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Mu ijambo rye, Sam Karenzi washinze SKFM yashimiye leta y'u Rwanda ku bufasha itanga mu iterambere ry'itangazamakuru. Yagize ati, turashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abo bafatanyije kuyobora urw'imisozi igihumbi. Ibi kandi ubwo yabivugaga, ubwo yari yishimye anezerewe, agashimira leta y'u Rwanda ndetse n'abandi bafatanya bikorwa batandukanye. Yagize ati, turashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'abafatanyije kuyobora. Izi ni inzozi zibaye impamo kuri nge n'abandi twafatanyije iki gikorwa. Ati, ndakangurira abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda kuzadushyigikira kuko SKFM izabafasha gusakaza ibikorwa byanyu muri rusange. Peacemaker Mbungiramihigo waruhagarariye RGB, kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu gihugu cy'u Rwanda RGB, yagaragaje ko kandi ari radio ari gihamya cy'ubufatanye hagati ya leta n'abikorera mu guteza imbere itangazamakuru muri rusange. Yagize ati, ni urugendo rukomeye cyane mutangiye, aho muzafatanya n'abandi banyamakuru mu Rwanda. SKFM zabe urubuga rw'abaturage rutangaza ubuvugizi n'ibitekerezo byubaka muri rusange. Mutesi Scovia, uyu muramuzi, n'umuyobozi w'itangazamakuru, ariko akaba afite igitangazamakuru gikomeye cyane Mama Urwa Gasabo, akaba atangaza amakuru atandukanye, ariko n'umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC. Nawe kandi yashimiye SKFM ku icyemezo yafashe cyo gushora imari mu itangazamakuru muri rusange.
yakomeje avuga ko cyangwa se yagaragaje ko ari ingirakamaro kunoza umwuga, asaba ko ibiganiro cyane cyane bya siporo bikorwa mu buryo butabangamira abakinnyi cyangwa se abayobozi b'amakipe atandukanye ndetse n'abayobozi ba siporo. SKFM izajya kandi itambutsa ibiganiro bitandukanye birimo imyidagaduro, siporo, ibiganiro bitandukanye bya politike, ibiganiro by'ishoramari ari byo bitandukanye. Ibi kandi ni ikiganiro cya Frontline, ikiganiro cyo mu gitondo kizajya gitambuka kuva ku isaha y'isa moya kugeza ku isaha y'isa yine, gikorwe na Hakuzwumuremyi Joseph, Uwera Jean Maurice ndetse na Edi Sabiti. Muri rusange n'abanyamakuru basanzwe bafite izina rikomeye cyane muri urwa Gasabo. Edi Sabiti, Uwera Jean Maurice ndetse na Hakuzwumuremyi Joseph n'abanyamakuru bakoze ku itangazamakuru cy'igihugu naho ryo rikomeye cyane. Hakaba kandi urukiko rw'ikirenga, ni ikiganiro cy'imikino kizajya gitambuka ku isaha y'isa yine kugeza ku isaha y'isa saba, kikagaruka kandi ku makuru arambuye ya siporo, kizayoborwa n'umunyamakuru wundi nyiri radio Sam Karenzi, Kazungu Clever wari uvuye kuri Radio DC, Eme Niyibizi n'ubundi wari uri kuri Stereo ndetse na Ishimwe Richard. Abo n'abayobozi bazayobora iki kinyamakuru cyangwa se aya makuru y'imikino, amakuru ya siporo muri rusange. Hakabaho ikindi kiganiro cyitwa Vibes Nation, ikiganiro kandi cy'imyidagaduro kizajya gitambuka kuva ku isaha y'isa 8 kugeza ku isaha y'isa 11 z'umugoroba, kikayoborwa na MC Naliyo ndetse na Bianca. Abo ni banyamakuru bazajya batambutsa cyangwa se ikiganiro Vibe Nation. Hakabaho n'ikindi kibatwa Extra Time, ni ikiganiro kandi cy'imikino cyo kizajya kigaruka ku makuru yo ku mugabane w'Uburayi, kizayoborwa na Nepo Dushime, wino muramuzi cyane mu itangazamakuru y'imikino. Keza Cedric waruvuye n'ubundi kuri Radio DC, nawe akaba yaramaze gukomera cyane mu itangazamakuru y'imikino. Allen Ruberwa nawe arakomeye cyane, nawe yavuye kuri Radio Flash FM na TV, ndetse na Emenibizi waruvuye kuri City Radio. Nibindi bitandukanye muzajya mubikurikira ku itangazamakuru. Byo utabonye, reka nkwereke uko aya mafoto yarameze, amafoto utigeze ubona handi, amafoto meza cyane. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe ku biganiro tuzajya kugezaho bya buri munsi. Nibikunda uzajya ubyumva, na yindi neguza na utaha.